Nje hano kugira ngo tuganire mbahe updates ariko nyine kuri M23 ndetse n'u Rwanda ndetse na South Africa n'u Burundi na Uganda n'Ubudage ndetse n'u Rwanda. U Rwanda rwafashwaga n'Ubudage mu bijyanye n'ubukungu n'ingengo y'imari y'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu byaratandukanye bitewe n'uko Ubudage bwabuze aho burahagarara, bwabarebye bubonye ukuntu bwakinjira mu bukungu, bwabonye amarembo y'ubukungu bwa Congo Kinshasa kwa Kisekedi, umugabo ufite umutwe munini kandi w'igikara. Ikibaza ndashaka kugira ngo mbabwire, ese wakuyeho irihe somo nkawe? Nimba leta y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo niho murahita mubyumva, yarifashe akavuga ati ayo mafaranga ubwo ngiye kubaha amasomo arimo aho ngaho. Ayo mafaranga Ububirigi bwaduhaga, Ubudage buyihorere bujye kuri Congo. Isomo twakuramo hano ni irihe? Isomo twakuramo aho ngaho, amafaranga siyo ya mbere. Kora umurimo wawe unoze, ubundi amafaranga azizana. N'uwayaguhaga ariko nimba adashaka kwemera ko ushoboye, ese umuntu ugufasha utemera ko ushoboye we agufasha ate? Aguha iki gituma utamureka ukamwereka ko wishoboye nawe ushoboye? U Rwanda rubaragaritse iyo mfashanyo, ruravuga ruti hari benshi bashaka kudushoramo bitewe n'umutekano wacu ndetse no guhozaho kwacu ndetse no kurekura kwacu bicuruzwa. Nibyo mvuga, kuko ntabwo baduhaga ayo mafaranga ku busa, tutereka tubihorere. Iryo ni isomo rya mbere. Ntakagira umuntu umupatro utakuzamura ntakabazwa n'ipantaro utazamura. Icyo nicyo cya mbere nashakaga kubabwira. Ikindi kintu cya kabiri, irindi somo twakwiga muri iyi ntambara, M23 yatangiye kurwana kera tukivuka twebwe, imaze igihe imyaka myinshi igerageza, ariko burya igitonyanga kimena ibuye atari uko ari imbaraga nyinshi, ahubwo ari uguhozaho. Igitonyanga gihora gikubita ku ibuye gake gake kugeza ubwo kirisatuye, apana kuza gihuruduka. Gake gake hozaho, urekure ibintu, delivery. Bivuze ngo nyine guhora ugerageza ukomaho gake gake birangira biciyemo. Iryo naryo ni isomo ryo kuri M23 na Goma. Isomo twahigira ni uguhozaho, guhora ukubitaho, bituma wisanga mu buryo utazi nawe wafatishije cyangwa se wabigezeho. Irindi somo rya gatatu, uwitwa Kisekedi ntagacika intege nawe nanone. Iryo ni isomo nanone hagati ya Kinshasa cyangwa se hagati ya Kisekedi na M23. Uwitwa Kisekedi nawe ntacika intege ngo avuga ati Goma yafashwe iki nanjye bari bungereho, oya. Ahubwo yahise ashora amafaranga menshi, aho umusirikare urwana ababyeyi be nta musoro bishyura, nta mafaranga babishyuza kwivuza, abana be nta mafaranga bishyura y'ishuri, ntacyo bishyuzwa haba muri, mbese nk'ikintu wabona bishyura transport yo kugenda, ni nk'aricyo kintu bishyura gusa. Upfa kuba ufite umubyeyi w'umusirikare cyangwa muri famiye yanyu hari umusirikare, babayeho ku buzima bworoshye kugira ngo ariko bagaruze Goma, bakomeze barwane na M23, ntago bicaye. Irindi somo turaryigira ku bacanshuro bo muri South Africa, bamwe bacyurwa banyuze mu Rwanda bagenda. Bari abacanshuro twabonye ko bifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'ingabo za FARDC n'izaturutse muri South Africa na za Wazalendo, n'ingabo nyinshi zihuje ngo zirwane na M23, ariko twabonye ko hari bamwe barwana bambaye bodaboda. Kibaza se bodaboda mu rugamba bimeze bite? Bikaza kugucanga gutyo, ariko kuba ari gutyo nanari gutyo byari bimeze, haragaragara ikintu cyo kutita ku bakozi. Iri somo muryigeho, buriya iyo umukozi umwitayeho nawe akorana umuhate. None se nimba umukozi akenera itaburiya ukamuha ikanzu ngo niyo ikomeye, cyangwa se ukaba utayimuha akayishakira cyangwa akambara yatoraguye, urumva yakuraho uwo mutima wo
gukora icyo bita resilience, kuguma ku rugamba. Resilience, uwo mutima yawukura he nawe utamwitayeho? Ni ikibazo. Niyo mpamvu ikintu cyo kwita ku bakozi, ababosi babikuremo isomo. Sinzi nimba ugeze kuri uyu munota uri kunyumva, ariko tunakora subscribe, kuko aya masomo nguhaye kabisa ushobora kuba utayatekereza muri uru rugamba. Wowe ukaba warebaga wenda urugamba, kurasana, kurwana gutyo gusa, ariko ukaba utavuga ute se ndigiramo iki? Reka amakosa y'abandi tuyigireho aho kugira ngo bigire ku makosa yacu. Ibaze kugira ngo uhure n'ikibazo rubanda babikuremo isomo, wowe ntubikuremo isomo. Ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero ni ibanga nabigiye kugira ngo buri kintu cyose ntugifate mu mwanya mubi, gikuremo isomo, ubundi ubuzima bukomeye. Iyi nitwa Ryan, mukore subscribe cyangwa murorere.